ibi ntabwo ari ibyerekeye ibyiza kurusha ibindi, ahubwo ni ibyerekeye ibyo dushaka nkatwe twibwe. Ese tubabaye bingana gute cyangwa se bingana iki? Mu 2021 urubuga rwitwa Fact Sheet rwanditse inkuru yari yerekeye imirire mibi ndetse yavugaga amakuru atari meza icyo gihe. Icyo gihe baranditse bati 1.9 ubwo ni abantu 1,1,900,000 bari overweighted cyangwa se bari bafite umubyibuho ukabije, nibizwe nka obese cyangwa se obesity. 1,462 z'abantu bo muri icyo gihe bari bafite ibiro biri hasi ubundi y'ibyo bakaye kuba bafite, underweighted people. Ngaba abantu baba baje kurusha abandi ku isi, nabo bita underweighted people. Barababaje kuko inyigo z'ubushakashatsi uyu munsi zemeza ko aba bantu baba bafite ibyago byo gupfa inshuro 2 kurenza abo duhangayikira ubusanzwe bafite umubyibuho ukabije, kugira ibiro biri munsi y'ibisanzwe. Nibyo turi kuvugaho. Twese twishimira kunanuka, ariko se bisharira gute iyo tunanutse tukarenza urugero? Ni bangahe twibuka ko kunanuka ukarenza bishobora kuzavamo ibyago byo kugira ubudahangarwa bw'umubiri budafite intege cyangwa se bufite intege nkeya, ndetse tutibagiwe no kugira ibyago byo kugira amagufa yorohereye avunika ubusa, yewe n'ubugumba tutabusize kutabyara. Nibyo ntabwo wumvise nabi, ni ukutabyara. Uyu munsi turavuga ku buryo wabyibuha. Wakora iki ngo wongere ibiro kandi bidateje inkeke mu rwego rw'ubuzima? Umubyibuho mwiza kandi utanga ibisubizo kuri bamwe twita ngo barazonzwe, ni gute wabubona? Ni ikiganiro umenya byinshi ukurikira kuri Tele Mutangi Rwanda. Ikaze. Kugira twinjire neza mu ngingo yacu, biraza kudusaba kumenya ngo kuba hasi y'ibiro bya nyabyo wakabaye kuba ufite ubundi se bivuze iki? Ubundi se babipima gute n'iki muri rusange? Iyo ufashe uburebure bwawe ukabugabanya ku biro ufite ugasanga umubare uri hasi ya 18.5, icyo gihe uba ufite ibiro bidakwiye. Mbese wapi? Nibizwi nka BMI cyangwa se Body Mass Index. Uyu munsi hari ibiribwa biri ku rutonde ushobora kurya wifuza kubyibuha, bikaba nko mu kanya nk'ako guhumbya. Gusa biraza kugusaba kwitondamo gake. Umubyibuho nkubwira ahangaha si umwe kugira mu nda hangana na 80, oya, reka. Ndavuga kugira umubyibuho ujyanye neza n'ibiro byawe ndetse n'imiterere yawe y'umubiri wawe, kuko ibinure ubusanzwe bishobora guturuka ku kwihata ibiryo birimo nk'ibirindazi n'ibindi biryo nk'ibyo biri mu byagukurura indwara nka kanseri, diyabete n'indwara z'umutima iyo utabikoresheje neza. Kugira wongere ibiro mu buryo bwiza, bavuga ko uba ugomba kurya ibiribwa byuje intungamubiri kandi ukabaho ubuzima bwiza burimo gukora siporo, ugasinzira bihagije, ndetse tudasize no kugerageza ukigabanyiriza umuhangayiko cyangwa se stress ubaye ubishoboye. Irinde kunywa amazi mbere y'ifunguro cyangwa se mbere yo kurya, urye kenshi gashoboka, ndetse gerageza ujye unywa amata mu cyimbo cy'amazi mu gihe ufite inyota. Ibi bintu bizakongerera ibiro mu buryo utari witeze. Bishobora kuza kugusetsa, ariko abantu bifuza ibiro babagira inama yo kujya barya bakarira ku bisahani binini bya rutura, kuko byagiye bigaragara ko udusahani duto dutera abantu kurya duke aho kurya ibihagije, barangiza bakumva barahaze. Gusinzira neza nayo ni indi ngingo yagufasha. Byagiye bigaragara ko gusinzira bikwiye ari ingenzi cyane ku mikurire myiza y'imitsi, ndetse bakugira inama y'uko mu gihe uri kurya wajya uhera ku biryo bifite ibinure n'intungamubiri bwa mbere na mbere, aho kubivangavanga ubirya. Iby'ibinure ndetse n'intungamubiri byo birya mbere, hanyuma ibirimo imboga n'ibindi nkabyo bize nyuma. Bakubuza kunywa itabi ndetse bakakugira inama yo kurivaho. Abanywa itabi bakunda kwibasirwa no kugira ibiro bikeya biri hasi cyane y'ibyo bagakwiye kuba bafite ugereranyije n'abatarinywa mu busanzwe. Kuva ku bitabi byakunganira mu kugira ibiro bifatika neza kandi bikunyuze. Ibindi birimo uko wakora imibare y'ingano ugomba kurya y'intungamubiri ndetse n'ibitera imbaraga mu gihe wifuza kugira ibiro byinshi. Nk'urugero, hari ibyitwa karori. Karori izi ngizi zishobora kukongerera ibiro 6.8 mu gihe cy'amezi 6, ariko ntabwo upfa kubikora gutyo gusa. Hazamo imibare. Uba ugomba gukora imibare ukamenya ngo ushaka cyangwa se ukennye kongeraho zingahe, uzazongeraho gute. Ingano y'intungamubiri ndetse n'ibinure ukeneye kugira ngo byibuze ubyibuhe uramutse warihebye warategereje ugaheba. Ibyo nibyo tuzavugaho ubutaha. Tuzavuga ku buryo wakwiyongeraho ibiro 11.4 mu mezi 6 yonyine.
gusa bizagusaba kuba warakoze cyangwa se wakoze imibare neza ukamenya ngo uzarya urya gute. Ndumva tuzahura mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro. Iki kiganiro kiba mu gice twahariye ubumenyi burambuye twisemenya byinshi, ndetse ni ikiganiro ukurikirana neza iyo umanutse munsi y'iyi video ugakanda ahantu hirabura h'umukara handitse ijambo subscribe, ubundi ukajya ubona ubutumwa ako kanya buri uko dushyizeho video nshya. Niba warabikoze birahagije, ariko utarabikora iki nicyo gihe. Samuel Mugisha niwe wumvaga, ntuzacike ubutaha. Ibuka ukore subscribe.